Muraho God have mercy upon us. bahaye ikaze nanone mu kiganiro makuru urukiko kabara nk'uko mubizi rero muri iyi minsi tumaze iminsi tujya kuri tele tukajya gushaka abantu bagiye batandukanye uyu nguyu nimba kugira ngo tureshe ngaca bugufi simbizi ariko turi kureba amakuru yo kuri tele wakwicaye noneho rero ndagira ngo atangire atwibwira nako nibaza ko mumuzi nako reka yibwira abadukurikiye abakurikiye YouTube channel iyi w'aka kanya turebe tugeze katire byose n'amasati ye tunayavuga mbese abantu banabimenya ubu turi saa munani na gatandatu inzovu ibisanzwe Elephant Mr. Elephant okay Mr. Elephant hari amakuru hari hano mu Rwanda yuko ngo maze iminsi ngo aragiye muri Uganda kuko ibyo uvuga ntabwo nabinyomoza umunsi w'ejo cyangwa ejo bundi navuye Mbarara wavuye Mbarara nka yandirimbo Mbarara uko wamburiye Mbarara nandi ni umujyi mwiza cyane iyo uvuye nk'Ibugande ugana Mbarara ugakomeza ari habita Ntungamo n'ahandi na Kase hose narindi niho nagiye. Okay nashaka kubaza rero tubazo dukeya nk'umuntu wagiye Ibugande ni ikihe kintu kizima wigiye cyangwa wakuye Ibugande ngo nta na kimwe ngo aragiye gusa ararindagira ngo yibere imbwa ngo arazenguruka ngo nta na kimwe rwose ngo urumva nyine ngo sikuvuze se oya urambeshye ntabwo narindagiye cyangwa mbimbwa ahubwo urantutse ubu ngo ntabwo narindagiye ngo ndindagire Mbarara ubwenge ifite ntabwo narindagire Mbarara uko tubwira akantu kamwe kazima wigiye Ibugande Ibugande si bwa mbere nari ngiyeyo nagiye za Gisoro njya hano bitazabonagana hafi y'umupaka wa ko ariko Mbarara nibwo bwa mbere nari ngiyeyo icyo cyangoye ni ururimi hari bakoresha icyongereza ariko nari ndi kubona abavandimwe bacu b'Abanyamulenge nta kibazo duhuza ururimi niba twari turi kumwe abaturage bambara bose ntabwo nigeze mbaha umwanya munini umwanya nawuhaye abo nari ndi kubona muri gahunda z'akazi niba atari ibanga se wari ugiye mu kazi kameze gute babyita ngo ni ukubomora ngo yarigiriye kubomora ngo n'ubundi niko kazi ke ngo muramuzi sikuvuze se ntabwo ari ukubomora mbere siko wari uvuze ngo wari waragiye kubomora siko wari uvuze kubomora Mbarara cyangwa Ibugande sida yabuze kuri hejuru kuruti yacu tubwire neza ubwo se wari ugiye mu kahe kazi ni akazi ko ka kazi dukora gutya kuri stage ndi kumwe na ba Nyirabitanga ndi kumwe na ba Ntozora mutipe muri comedy Zube seti niwe twari turi kumwe twanasekeje abantu baranishima tubona amafaranga njye nahavuye nakoreye amashiringi 70,000 seti mukubitamo 10 umutwaro umwe sigana 30 naje tuyanywera tuyagute ariko njye nashekeje Abanyamulenge bano gusaza Abanyamulenge aho bari hose arabasuhuje cyane none se ku mafaranga yose wakuyeyo aho hantu usigaranya ngahe amashingi se nta n'atanu wayakoresheje iki nageze ku mupaka ndayavunja ubwo bangutse 14 by'amanyarwanda muyo nasiganye ariko ngifite amashingi nagure baseti ikintu cyo kunywa ngura n'abandi nibyo no kuvuga ngo tuvugana nta 5 usigaranye amashingi ntayo mfite amanyarwanda wayavunjiye amanyarwanda okay nese nzovu hari akabazo kamwe nashaka kubaza kugira ngo dusoze duhamagare Kayusi muganireho gatoya ariko nashaka kubaza nzovu umuntu bitaye akasi inshuti yawe byatare ni inshuti yanjye bira kamwana umuvandimwe ni inshuti yanjye yakamwana uramutuna mufashe igiye kumukubita na Rwanda none ko yakango yashatse umugore asigaye ari seriye we bimeze bite njyewe buriya nitwagendeye ku ngo z'abandi zubatswe sibyo urwanya nimba rwarasenyutse ariko ngiye gusobanura n'umugore mu kwa mbere ariko urwo rupapuro uziko ngize ngo niyo tabitangiye kumva okay nzovu ndashaka kukubaza akabazo kamwe hari imikino itatu ibaho hari football hari volleyball hari na basket muri iyo mikino wabasha gukinamo wowe Another one nakina football kuwuhe mwanya
natsinda ibitego. Umwanya wo gutsinda ibitego ni uwuhe nyine? Ku 10 nakina ku 10. Bakina ku 10? Ugize ukina football? Nayikiye ako twakinaga kare twambaye ibirenge, wakubita gutya ino rikaba ryavaho ikihu, ugahita ugira utego. Wegeze ukuka nk'inzara? Inzara? Nakutse amenyo, ntabwo nakutse inzara. Wari umerewe nabi. Hanyuma Nzovu, ndashaka kubaza akabazo ka nyuma kugira ngo tunasoze. Ibintu byo kubomora ni wowe muntu wabizanye, wabikuye hehe? Kubomora ni nako kantu abagabo bankundira. Ntabwo urabona kuba urimo gutereta ku muntu mudahuje igitsina ukamwaka, hari igihe bigutera isoni ntubivuge uko biri, ariko uvuga uti ndashaka kubomora yahita amenya ibyo ari byo. Ntabwo mboneyeho n'abagabo cyangwa abagore ako kantu bazakampembera. Urashaka mbega muri make urashaka wadi kwazanye ikintu bita kubomora? Urashaka wadi yabyo? Bomva ari nk'iyo minisiteri yaguhemba kubera ijambo kubomora wazanye? Kubomora? Katebeda minisiteri oya nta minsi nahita mvuga aka kanya gatoye tubiri. Okay, sasa twashaka kubaza akantu kamwe tunasoza. Uvuze ko Yakamwana ari inshuti yawe, ubyutse ugasanga Yakamwana abaye papa wawe, wabyemera ko papa wawe? Iyo ntabwo byashoboka. Yakamwana ntabwo yaba papa wanjye. Nyine tekereza wenda tuvuge urusubiye nk'inyuma mu myaka, ugatuvuga ugasanga papa wawe yabaye Yakamwana, wabyemera? Nkabyarwa n'umusinzi n'uwo duhuje ibyaha? Oya, narira. Ntabwo wabyemera? Ntabwo nabyemera. Urakoze cyane Nzovu, turagushimiye. Ariko Kayu we na umuhagarara hano abantu bakubone neza. Umuntu bita Nzovu yagiriye urugendo muri Uganda. Hanyuma kugira urugendo Uganda ngo mwagombaga kujyana ngo n'ibintu mwagombaga gusangira. None turamuzanye twagira ngo ibyo bintu mwagombaga gusangira ni ibiki, kubera iki yagiye wenyine, byagenze gute? Ubundi kwari gusangira umupfuri, uretse ko uyu nguyu yabivuyemo. Nibuka ko twigeze kujyayo umunsi umwe, duhurira ku mubebe umwe, noneho avuga yuko ngo yadukunze twembi, sibyo? Ngo aradukurikirana, noneho aratubwira ngo iri joro ngo turi busabane, sibyo? None uyu nguyu aribeta aramujyana, akimara kumufata yahise amutangira kumwaningurira n'umutinganyi, wakayisima n'umutinganyi, atangira kunsebya bisanzwe. Ariko magiye Nzovu barakubeshera? Ese ndamubeshya undi si umutinganyi. Nimba umuntu yagize ku rwego rwo kwambara papa, wambara ntuza, kuki uteme ngo iyo pano yinyemo ukajya kwibinda? None ikintu kiba kinababaje, umva nkubwire, muri ako gakorodoro mukuru inda yamufashe mu izosi ngo urayishura. Ninde wamwishyuriye se gihe? Uwo mwishuriye se? Naramufashije ndayamuha. Nzovu, kubera ko udashimira umuntu? Mushimira guteka avuga ko njyewe reka ababwa binyuze ku ruhande, njye namwishyuriye umupfuri ku Gisenyi. Vugisha ukuri, Imana nakwishyura umupfuri. Wimbeshe hajya ngo wanyishyuriye umupfuri. Ntacyo azavuga nyene, ndabyibuka icyo gihe nyene ni ku Gisenyi, ariko ntago wangura akantu wese tukabihwanyirizamo. Hamagara Sereberi bakaguhereza nyene, bahamagara. Urabizi neza ko ari bukwishyura, ko ari bukwishyura? Oya, icyo gihe yaramfashije ndabizi. Namufashe namwishyura. Yanyishyuriye umupfuri. None se nabisobanura Nzovu, bavuga yuko Nzovu, reka nkubaza, gahunda yari ko mwagomba kujyana mu Bugande yapfuye gute? Yaje uko nahinze kwanjye kubera yuko bari bamaze kumufata mu idosi y'icyo gihe. Bamfatira iki Ibugande se? Ese ntabwo byari umupfuri, ntabwo ari ugiye kumupomora se? Ntabwo gahunda yo kujyana i Bugande kuko Nzovu nihavuye kandi mwagombaga kujyana, byapfiriye he? Nuvuga ngo yega yagiye ukoreye ibyo kwanjye, sibyo? Gusa twahuriyeyo. Reka twerekane ibyangombwa turebe rero yuko ifata ishusho. Hari urabona iyo ufite hano mu Rwanda, hari Kenya, Ibugande, nibyo bihugu bawemeye kugendamo ukoresheje indangamuntu. Njye baranteresheje nawe nerekana aka gapapuro. Bahindura hano babone n'amakashi barebe. Abinjira n'abasohoka baraguterera. Kabisi nawe nerekana ibyo. Njye ntabwo nabigendanye, kandi ikintu cya kabiri nabi nta muntu kwisa umutwe. None se ndagendana ibyangombwa gute ko ngiye ubwanjye niyizeye
sibyo kandi ikindi ibyangombwa byanjye bisiga mu rugiyo kuko nana bitatu sibyo ariko icy'ingenzi nakunze nuko yaje amahoro nanjye nkaza amahoro sibyo yaranyibese nyine yaravuze ati ubushize twaragiyeyo umukobwa aradukunda twindi turamukunda sibyo asaba yuko ngo wari buryamane nawe ngo ari bumuha amafaranga kandi ndabizi ko nzopfa nta mafaranga yari afite sibyo ahubwo ngiye kumutabara nambwiye ati reka ngewe nijyane urumva nawe yijyane sibyo ngiye nagarutse kwanjye nawe agaruka siko bimeze ariko performance ya Nzovu yagenze neza wagarukiye za ntungamo none se nagiye zambarara none se mbarara kuki wagarukiye mu nzira none se aho nagiye niho nanifitiye ubushobozi nese wumvaga najya he ko mbara ntabwo twajyanye ntabwo twagiye wagarukiye za ntungamo mbere yuko winjira zambarara unyura za ntungamo ugakomeza naho ngaho ako musa nawe wanyuye inzoga no kuvuga inzoga inzoga si ubuzima nta kibazo okay Nzovu nese wanyweye inzoga ko kubaza yayikuguriye urakoze ku munsi mwiza ongera bivuge neza byo Kayusi uyu mupapa ndabizi yanyweye arimo guturima myiza cyane nk'imfura ari umuntu utura umube mwiza yanyoye inzoga nese wamuguriye rega kugira ngo umenye ko umuntu yasina cyangwa yanyweye nuko wamuguriye ntabwo ugize umugura rero nako nawe yarafite ubushobozi bwo kwigura umunsi tuzaba afite ubushobozi bwo kugura nzamugurira ntacyo bitwaye nabwo nta kibazo reka dushimire abantu bakurikiye ikiganiro makuru ku kabari Nzovu rero akaba yaramaze iminsi mu Bugande asobanura ibyo yari ariyo mu Bugande Nzovu turagushimiye cyane mu kiganiro makuru ku kabari gira icyo ubwira abantu nawe dusengera abantu bari mu kabari barimo kunywa agacupa za Norese za Misenge ahubwo ngereka reka Nzovu dusengere niba pasiteri Imana ishobora byose Mana nkunda mbonere gusengera abasinzi bose bari ku tubari bajye babona amafaranga bagura inzoga kandi Imana ntibazagure muyo bazishyura ntibaze bayibye bajye bigura icupa bishyure kandi icyo mbabujije ntibazakore ku mabuno y'abakobwa baduserefa ni amakosa kuko ushobora gukora ku mukobwa ukwishyura Knowless imwe ariko ntabwo abantu bose bakora mu kabari ari indaya mbona gusuhuza umukobwa nkunda cyane witwa Charlotte ukora mu kabari bita ku Nganji ndagusuhuza Nzovu akabazo kanyu muhite wigendera muri kano kanya Imana iguhaye ubwenge se simbufite okay so nacyo mbaza icyo muri kano kanya Imana iguhaye ubwenge wabukoresha iki ubwenge nese ubwo Imana yampaye imbundi imbere ndabufite Imana inyongeye ubwenge ntabwo byashoboka nese Imana iramu ubwenge kandi nsanzwe ndi umuntu afite ubwenge okay ngo tubwire ikintu ubwenge ufite bwakugejejeho ubu ngubu yewe ubwenge mfite nuko buntunze burantunze nibyo gusa ubwenge mfite burantunze Imana yampaye abwo mu mpera Imana icyubahiro amen akabazo ka nyuma rero tukurikura wigendera Nzovu kano kanya ubyutse ugasanga wabaye muremure wakora iki nabyicuza none se ubugufi bwawe ubuzima nabyicuza yaravuze ngo nabyishimira ariko mbaye muremure ubundi mugufiya ubugufiya bwanjye burantunze sinshaka kuba muremure none ni ukuvuga ngo ushaka kuba muremure none se ho wenda abaye muremure ugomba kwibera mugufi reka nkubaze ikibazo ngewe iyo nza kuba ndi muremure wenda nkabura akazi cyangwa njya gute ariko bugufiya bwanjye burantunze aka kanya ariko nanone Imana yakuremye iri none se ni igitekerezo nyine ubu byutse ugasanga wabaye muremure wabyitwaramo gute yewe mbyutse uzi ko bitashoboka natangiye kwiyahura mbaye muremure natangiye kwiyahura kuko ubwo icyo gihe Imana yanjye yahita izima abankundaga bankunda ko ndi mugufi ko nabaye muremure none n'abarebare bafite Imana natungwa n'ikisi n'abarebare bafite Imana ubuse DJ Pius we nta baba bakugiriye ikuzimu reka mbwire ntabwo njye nzagumana ubugufiya bwanjye ibyo kumaza burebure n'ubundi ntabwo bizakunda yewe ari ikibazo cyo kumubaza maze ikibazo ubu tuvugana Nzovu ndakeka ko ahura n'abakobwa benshi batandukanye ntekereza ko ari umukobwa muremure ajya ahura nawe sibyo kandi akabona ni myiza sibyo kandi bikaba ngombwa yuko n'umukobwa mugufi ndahura nawe okay ni barebare ubikora ute ko nzi ko
kwaje kwa gahunda gutesa bitakunda bitakunda gute ko iyo umuryamyeho umutwe ugarukira hano kunda naba ngiye konka se ariko buriya njyewe ntabwo bikunda reka nanabikubwira nabikubwira ngiye kuva mu mukobwa ufite n'ibere ntabyo mureke kasi nta kibazo ngayo nguko rero tukaba turi kumwe na Nzovu ndetse n'Akayusi mu kiganiro makuru ku kabari. Imana ibahe umugisha murabeho. wamusinze na Imana igwe imigisha kandi muri biraharanditse ngo kubw'inda yacu atunaniye tunywe kamwe kuri mwe ndakugura Knowless kuri nahe kuri mwe ndakwemera agacupa kagura ubu ngubu kagure bigishyushye bive mu nzira amavuta y'umugabo murare kunda none se ndakugura n'undi n'undi yasinze usa nawe waba urimo kwifuza